none uyu munsi turizihiza umunsi mukuru w'uwapfuye arazuka. Uyu munsi mukuru uruta iminsi mikuru yose. Ntabwo ukuraho iyo minsi mikuru, ariko intsinzi nibwo yabonetse. Ndagira ngo mvuge amagambo arindwi Yesu yavuze, ayavugira ku musaraba. Ntabwo ngiye kubyigisha nuko yavugaho gusa, mbabwire ko uyu munsi abatajya bawuha agaciro nabo ntibazahabwa agaciro mu bwami bw'Imana. Sinzi n'indirimbo twaririmba tutibutse ko hari uwapfuye akazuka, kari uduhaye ijambo. Kandi birahura no kwibuka ku nshuro ya 29 hano mu Rwanda iwacu jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi minsi igenda ihura. Paska, iyo turi muri Paska tuba turi no mu cyunamo twunamira inzirakarengane zazize uko zavutse. Kandi ni byiza kubivuga mu itorero kuko itorero ryagize uruhare muri jenoside. Abakoze jenoside si abapagani, ni abakristo basengaga n'abapasiteri bari bayoboye. Rero ni byiza ko twongera twajya tubivuga tukabimenya kigomba gukorwa n'ikihe, makosa yabaye n'ayahe, hakorwa iki kugira ngo amakosa ku itorero yatugiyeho nk'igitutsi kubera batubanjirije. Twebwe tuzubaka urufatiro nk'umusingi ugayidinga ibyo bintu ko bidakwiriye kubaho, no kwinenga no kwigaya k'itorero ryacu rya gikristo mu Rwanda ritagize imbaraga ngo rihaguruke rivuge ko ikintu kiri gukorwa atari cyo. Hari message mujya mwumva avuga ngo abakristo mu Rwanda barahagurutse baravuga ngo ntabwo ibi bintu biri gukorwa ari byo, ahubwo abenshi biyahuyemo nabo baragenda barabikora tu. Ariko kandi turabyibuka kugira ngo byose tujye tumenya ngo imbaraga tugira tuzikura mu mateka yahashize. Amen. N'umusingi w'ubutumwa bwiza bwo kwizera uva mu rupfu no kuzuka bya Kristo. Imbaraga zo kubwiriza ubutumwa bwiza no guhamya nuko yasogongeye ku rupfu arujyamo arazuka, aravuga ngo abazizera bose baba bariho azabana nabo, naho bapfa bazazuka bongere babeho. Rero iryo jambo riraremereye. Turashima rero ko uyu munsi dukwiriye kuvuga kuri Paska, ariko kandi mwibuka ko turi no mu gihe cyo kwibuka abazize jenoside. Amen. Hari amagambo arindwi Yesu yavuze. Aya magambo ni amagambo akomeye yavugiye ku musaraba. Ijambo rya mbere yavuze, yaravuze ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Data ubabarire nubwo bangize gutya bakambamba ku musaraba avirirana amaraso, afite inguma, atamirijwe ikamba ry'amahwa ku mutwe, umutwe watobaguritse, bamaze kumutera imisumari mu maboko, bamuteye imisumari mu maguru, bamubambye. Aravuga ngo data aba babikora ubabarire kuko batazi icyo, kuko babikoze bamwikiza, babikoze bavuga ngo nagende, ariko ntibamenya ko bari kuzuza gucungurwa ku itorero. Baha imbabazi kuko icyo bakora baragikora batakizi, ariko nicyo wantumye kugira ngo ncungure itorero. Aba bantu nubwo bari babi, ariko batumye umugambi wo gucungurwa ugerwaho, abahesha imbabazi. Muri aya magambo ibintu byose ducamo, ari bitubabaza, ari bidukomeretsa, ari biduteza ibibazo, ukwiriye kugira ijambo rimwe ngo ubabarire. Ubabarire. Kuri iyi Pasika mu ijambo Yesu yavugiye ku musaraba, ubabarire, natwe tujye tugira imbabazi. Ese mujya mwibuka ko dufite inshingano yo guha abantu imbabazi kugira ngo natwe tuzabone uko tubabarirwa? Amen. Hari igihe mutabimenya, ubu hari abantu babanye n'imiryango yabo nabi, umugore n'umugabo, abana n'imiryango,
hirya no hino abaturanyi n'inshuti bakabana nabi, ariko ubundi Pasika yakagombye gutangirira ku ijambo rivuga ngo none ndatanga imbabazi. Kuko na Yesu yarivugiye ku musaraba aravuga ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo. Urumva abantu atabakuyeho urubanza. Rero Pasika twagakwiriye kuba twiteguye no kubabarira abatubabaje mu byiciro ibyo ari byo byose. Amen. Kandi koko hari igihe tuba dufite abantu batubabaje, badukomerekeje, baduteye ibikomere, baduteye inguma, baduteye. Ariko kandi niba umwami wacu ari ku musaraba avirirana amaraso ababaye, ntabwo batubwira ngo yaririye ku musaraba, oya, batubwira ko yahaviriye amaraso, ahavira n'ibyuya biramanuka byinjira muri bwa buribwe bw'imisumari bamukubitishije, aragenda araribwa. Ariko muri ubwo buribwe avuga ijambo rya mbere, aravuga ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ubababarire, bambabaza bagira gute, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Luka 23:34 niho biboneka, iryo jambo niho riri. Luka 23:34. Ijambo rya kabiri yavugiye ku musaraba, yabwiye igisambo cyari iburyo, arakibwira ngo uyu munsi ndakubwira ukuri yuko turi bubane muri paradizo. Iryo jambo ryari rivuye igisambo kimwe kimanitse iburyo, ikindi kimanitse ibumoso, bari bazize ibyaha byabo. Urumva bose bahumekeraga hejuru. Kandi mbibutse ko umusaraba bari bamanitseho wari uremereye, wari umusaraba upima ibiro 50. Ibiro 50 by'umusaraba, kirahagaze n'igiti kirekire bamanikwagaho biti nyabihanga, na gasozi kameze nk'umutwe w'umuntu, ariko kandi kakavugwa ko ari agasozi kiciweho abantu benshi. Abo bantu bariho, icya mbere bitwa ibivume, icya kabiri bakiriweho iteka bakatirwa urwo gupfa. Mbibutse ko abantu bakatiwe igihano cyo gupfa baba ari abantu bitwa ko ari babi muri sosiyete, ndetse bakwiriye igihano kiruta icy'abandi. Icyo gihano bahawe rero cyari igihano gikomeye. Ibisambo babibambye kuko byari bibi, byari ibisambo byiba, wenda bikanica. Mbibutse ko abantu biba bashobora no kwica. Yesu agiye hagati muri bo, nawe nk'igisambo cya gatatu, barahumekera hejuru, baratorera hejuru. Yagiriye neza abantu benshi, ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Yesu yagize neza kuva ari mu isi, kuva atangiye umurimo we yagize neza. Ye uhereye iwabo kwa Yosefu, yafashije Yosefu kubaza, yaramufashije, barafatanyaga. Umunsi Imana imuhamagaye ajya mu muhamagara avuye gufasha ababyeyi, arakomeza. Yakoze byiza, ibitangaza yakoze ni byinshi, ariko kuri uwo musaraba yari wenyine, abandi bamushungereye bari hakurya. Nimurebe namwe kuba umuntu ari ku gasozi abandi bari hakurya bashungereye bareba, bavangwa ariko se ko yanyirukanyemo abadayimoni we yakivanye hariya. Harya se wakijije umwana we Yayiro akamusubiza ubuzima ye? None se wakijije umwana umupfakazi wo mu mudugudu witwa Nayini akamusubiza ubuzima? Yego. None se si we wakijije ababembe? Yego. None se si we wahagurukije umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida akamukiza agahaguruka akagenda? Ati yego. None se si we wagiye kwa Lazaro akamuzura amukuye mu gituro amaze iminsi 4? Yego. None se yakimanuye ku musaraba? Yakimanuye. Niba ko kari umwana w'Imana akaba umwami w'Abayuda, namanuke. Ayo niyo magambo yabwirwaga kuri uwo munsi, niyo yabwirwaga. Arayabwirwa, arabyihanganira. Igisambo kirakebuka, barimo bamureba, baravuga ati ariko se natwe nubwo turi ku musaraba, niba ko kuri umwana w'Imana, ngo ni kimwe cyavugaga, imanure ko musaraba uveho natwe dukureyo. Kimwe kiravuga ati masikini, twebwe uyu munsi turazira ibyaha byacu. Hora mwene da, ceceka, icyo tuzira tukiziranyeho. Ariko se nk'uyu arazira iki? Aravuga ngo databuja, nugera muri ubwo bwami, nuramuka wicayemo uzanyibuke nanjye. Yesu agihesha imbabazi kitatuye, agihesha ko muri paradizo kitabatijwe.
kubera iki? Umuntu iyo ari mu mubabaro akabwirwa ijambo ryiza, ajya ashobora gukora ikintu nawe kidasanzwe. Yari akeneye umuntu umubwira ijambo ryiza. Petero ntiyarimubwiye, Yohana ntaryo yamubwiye, Yakobo ntaryo yamubwiye, ba Bartimayo ntabyo bamubwiye, intumwa 12 nta jambo ryiza ryigeze rivugwa. Ariko igisambo kiri ku musaraba kimubwira ijambo ryiza, kiramubwira ngo databuja, nugera muri paradiso uzanyibuke. Aramubwira ati ntabwo nirirwa nkujyana kuri Yorodani, uyu munsi turi bubane muri paradiso. Uyu munsi turabana hehe? Muri paradiso. Bavandimwe, Yesu yarababaye. Abamumenyereye ari abarya imitsima ntabwo baje kumuhumuriza kuri uwo munsi, kuko yagaburiye 5,000 abagore n'abana batabariwemo. Abamumenyereye ari kubakuramo imyuka mibi bakarongorwa, ntabwo baje kumuhumuriza kuri uwo munsi, yari wenyine. Ndagira ngo mbabwire, Pasika ntabwo ari umunsi wo kugira ngo tuze kuvuga ngo nanyihera ibirayi nge kwirira, kuko ibirayi bizashirana n'inda bijyamo. Nta nubwo Pasika ari umwanya wo kugira ngo tuvuge ngo nyihera inzu niberamo, kuko nawe yari akeneye kuba mu nzu, ariko yapfuye urupfu rw'agashinyaguro adafite uwamuhumuriza. Ndagira ngo mbabwire, atugirira neza, ariko uyu munsi ni umunsi w'umwihariko, ni umunsi wihariye. Rero iyo birebye muri Luka 23:43 niho hari iryo jambo rivuga ngo uyu munsi turi bane muri paradiso. Ijambo rya gatatu ni ijambo yabwiye nyina, aramubwira ngo mubyeyi, nguwo umwana, amwereka Yohana ubutumwa bwiza. Yari ku musaraba ahumekera hejuru, amagufa bayatoboye, amaboko bayatoboye, aramanitse ahumekera hejuru. Arareba aravuga ngo gupfa ko napfuye. Ariko uriya mubyeyi bita Mariya ararira amarira, nta ufite uwamuhoza. Ariko reka mu ijambo ry'ihumure, Mariya nguwo umwana, Yohana ubutumwa bwiza, nguwo uwo negamiraga mu gituza mugumane. Aramubwira ngo Yohana nguwo nyoko mugumane, ariko jewe ndagiye. Yarimo ahumekera ku mwuka wa nyuma, yarimo ahumekera ku mwuka wa nyuma. N'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira, n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira, n'urukundo rw'inshuti bamubambye Mwana w'Imana kugira ngo iminuruwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ijambo rya kane. Ariko kandi turabona hano muri Yohana 19:26 niho yavuze iryo jambo, Mariya nguwo umwana. Hari igihe njya nibaza abakristo, hari umwe wigeze kupfa ari umukristo, ngo wa mugore we usigaranye isambu yanjye, rero wa mugore we dore n'amafaranga kuri konti ndagiye, uzibeshye uyazane mw'abandi bagabo. Abagabo nk'abo iyo bapfa barahaba n'abagore nk'abo. Ariko Yesu ntabwo ntacyo yari yitayeho, aravuga ngo Mariya nguwo umwana, nawe Yohana nguwo nyoko mubane. Arangije arapfa. Muzi impamvu ubutumwa bwiza butagira imbaraga muri twebwe? Nuko turi abakunzi b'ibintu kuruta nyirabyo. Ebwe dukunda ibintu kuruta nyirabyo. Iyo batagusengeye urarwara, wumva pasiteri ari umutindi, ariko ubundi katari yerekwa akaseha. Ariko ibya hano nabyo rwose n'iby'abaturage. Wakugira umuturage nka Yesu ngo wemere kudupfira maze turebe.
Amen. 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 Ijambo rya kane yaravuze ngo ramasabakitani. Ramasabakitani. Mana yanjye ni iki kikundekesheje? Ni iki? Urandetse koko, Mana urandetse koko, urandetse data, urandetse undekeye mu maboko y'abantu, urandetse ramasabakitani. Mana yanjye urandetse ungwiye amaboko. Naho twinzara turiye gusinzara inzara ati ariko ubundi wa Mana we ubaho cyangwa ntubaho, ariko ubundi hari rya papa uriye hanuye ngo iki, atariko sinawe wenyine kwanza, hari nundi muhanuzi wa Kimirongo, hari nundi wa Gasogi, si babivuze, ariko ubundi wa Mana we ndanabivamo. Nubundi nti wari ubirimo, ntabyo wari urimo, ntabyo wari urimo. Uyu yageze ku musaraba bamubambye, ijambo aravuga ngo Mana yanjye urandetse. Ariko ijuru ntiryari ryamuretse, yagombaga kuzuza umugambi w'Imana, yagombaga kuwuzuza. Amen. Amen. Matayo 27:46 ayo magambo nihaboneka ijambo rya gatanu kandi mvugaho, ni ijambo rivuga ngo mfite inyota. Yesu yagize inyota buri wamuha amazi. Yesu yagize inyota. Hari igihe abantu bavuga ariko Mana ngo nanjye muri iyi minsi uzampe ji. Yesu yabuze umuhaji, yaramubuze. Kandi we nta neza wagize ingana niya Yesu, nta na kimwe cya kabiri. Abamwimye ji bakamuha sipongirura ku musaraba, nabo yagiriye neza. Ariko ku musaraba yabuze aramubura. Abura uwafatwa utuzi ngo azane mu gakombe mu gatasi, azana avuge ngo rero uri umwami wacu watugiriye neza, dore ibimuga byarahagurutse, impumyi zarakize, abantu bari bababaye baraguwe neza, ni kubwawe reka ngewe nzana amazi. Umugobotsi mubi wamugobotse bwa mbere yamuhaye sipongo. Sipongo igereranywa n'iki? Biragereranywa n'uwaguha ibiyobyabwenge uyu munsi kugira ngo ubwenge bwawe bucurame uze gupfa utumva, donc utumva uburibwe. Iragereranywa sipongo, iyo mwumva bavuga ngo bamuhaye sipongirura, bamuhaye ikiyobyabwenge, kokayine. Apana urumogi ni itabi, bakoze muri kokayine irya ya yindi unywa ubwenge bugahita bucurama, ukajya urebamo umuntu 6 cyangwa 10. Ukajya ubona kaburimbo yabaye inyanja. Niyo arayanga, aravuga ngo sinyinywa, nubwo napfa nzapfa ndi umuziranenge, ikizira kitangezemo. Arafunga amenyo aranga, yanga kuyinywa. Ariko avuga ijambo rimwe, aravuga ngo nubwo mpfuye mfite inyota. Ninde wampa amazi? Ninde mugizi wa neza wampa amazi? Abura uwamuha amazi, abura uwamuha icyayi, abura uwamuha. Nimuzajya mumuvuga mujye musangira n'imibabaro ye. Uyu munsi mbasangije imibabaro gatoya kugira ngo mwumve uwo mwemere no gusangira imibabaro. Amen. Amen. Aravuga rero ngo mfite inyota, muri Yohana 19:28 mfite inyota. Yohana wabitwandikiye niwe Yohana umwigisha Yesu yakundaga. 19:28 Yesu aravuga ati mfite inyota, nta wampa amazi, mfite inyota, ninde wangoboka, mfite inyota. Intumwa Petero iri hehe? Yagiye kwihisha. Bano ba Matayo banditse ubutumwa bwiza bari hehe? Ntabari bahari bose, nta numwe wari uhari wo kumuha amazi. Mfite inyota. Hari igihe tujya turenga inshuti zaradutaye, ayinya zaragutaye inshuti, zaragutaye. Yesu bamutanye umusaraba, kandi abo bamutanye umusaraba nta cyiza na kimwe atabakoreye. Bamutanye umusaraba. Ijambo rya gatandatu yaravuze ngo birarangiye. Aha niho umwuzuro wo gucungurwa uboneka. Ni umwuzuro wo gucungurwa uboneka. Ijambo ryitwa birarangiye rishatse kuvuga iki? Iri jambo ryitwa birarangiye rishatse kuvuga iki? Ni ijambo rivuga igihe cyose umuntu igikorwa yahawe
cyangwa misiyo yahawe cyangwa se buri gikorwa cyose yari yateguriwe gukora akirangije. Biragereranywa n'umunyeshuri bahaye diplome bakamubwira ngo warize kandi akira diplome, burya biba bigize ute? Biba birangiye. Biragereranywa n'abantu bisiganwa ry'amagare birukanka, iyo birukanka bagasoza uwatsinze bakamuhereza bakamubwira ati dore niwe wabaye uwa mbere, burya biba birangiye. Biragereranywa no kurangira ko gucungura igikorwa cyari cyamuzanye yari akigezeho. Bwana sifiwe. Birarangiye rero yahise hapfa. Ariko ijambo rya karindwi rya nyuma yavuze ni ijambo rivuga ngo data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ngiki kitorero twananiwe gufata ubugingo bwacu ngo tububitse Imana. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Ubugingo bwawe ukwiriye kubushyira mu maboko y'iki? Y'Imana. Kuko ubugingo bw'umuntu iyo buri mu biganza by'Imana baburindiwe ahantu hakomeye. Rero aravuga ngo ubugingo bwanjye, umubiri urarangiye, umwuka uragiye, ibintu byose birarangiye, gucungura nabisoje, buri gikorwa cyose wampaye nagikoze, dore mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ariho uburindira, kandi ndabizi ko ubugingo bwanjye ububikiye kuzuka. Ngo ako kanya kivuga ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye, ngo ako kanya icura burindira iraboneka, ngo habubwira kabiri, muri ubwo bwira kabiri ngo ahantu hose isi yose irabudika, batangira kwikoma mu gituza ngo burya yari umwana w'iki? W'Imana. Yari umwana w'Imana koko. Ngo ako kanya ngo habaho igishyitsi, habaho umushyitsi utarigeze kubaho, ngo intumbi z'abera zirazamuka, hatangira kuba ngo ako kanya yaramanutse ajya ikuzimu akora akazi. Yaravuye hejuru agiye gukora akazi hasi, aragenda abwira Satani turanyisha ariko nakugezeho. Ako kanya ngo muri icyo gishyitsi intumbi z'abera ziragaragara, zirazamuka, abapfuye kera barasuka. Uwo ni umuzuko wa mbere wabaye. Uwo ni umuzuko wa mbere wabaye. Ku munsi Yesu yapfuyeho habayeho umuzuko. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndagira ngo mbabwire rero kuri iyi Pasika wibuke ijambo rimwe gusa. Hari uwagupfiriye, ukwiriye kumukunda, ukwiriye kumwubaha, ukwiriye kubiha agaciro, ukwiriye kurwanira icyo. Kuko imbaraga zacu zose, zaba ibyo birya turya, byaba ibyo tuzatunga, nuko hari uwadupfiriye akazuka. Amen, amen. Iyo niyo nkuru nziza y'uyu munsi. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Turi mu minsi 21 nako 40 y'amasengesho, kandi turi ku munsi wo gusoza. Iminsi 40, murabizi ko intego twari dufite twasengeragamo ni intego ivuga ngo gusubirana icyubahiro watakaje, kwamburwa umwambaro w'imbohe ukambika undi mwambaro utari uw'imbohe. Murabizi ko Yesu yari yambaye ikanzu y'igiciro, yarayambuwe bamwambika ubusa. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ijuru ritakwambitse iyi si yakwambika. Kanongere mbisubire, ntabwo ijuru ritakwambitse iyi si ntiyakwambika. Isi iragushuka ngira kwambitse, ejo ikakwamburira ku karubanda. Bamukuramo umwambaro, barawugabana, barawucagagura, bataka n'agace kanjye undi ati n'agace kanjye, barawumwambura, bavuga ngo nta cyubahiro gifite. Nta uru rubindo mujya mubona bamubindisha mu mafoto, mu mashusho, ruriya rubindo ntarwo yambitswe. Bamujyanye ku karubanda, ruriya rubindo n'urwacu twishyiriraho, ruraba abantu birirwa bashyiraho. Yesu bamubambye uko yarakaba, uko yambuye. Hariko kandi nyine kubera ko turi abantu bazi kureba ati abantu bazabibona gute kubona umugabo amanitse, natwe dukoresha amashusho ngero tureba uko tushyiraho akantu. Hariko Yesu bamumanitse ku karubanda, bamwambika ubusa ku karubanda. Baravuga ngo nta cyubahiro akwiriye, nta bwiza afite, nta n'igikundiro, nta n'igitinyiro. Ibyo akora ni umutekamutwe. Uyu nimbwira aho baramanika ku karubanda, ariko umunsi yazutseho azukana ubwiza. Ngo ntiyarakwiriye no gukorwaho. Muri icyo gihe yabwiye Petero, amubwira ngo Petero we, umubiri nambaye si wa wundi,
nambitswe ubundi bwiza, ntabwo bishoboka ko mwankoraho, murajya mundeba nyura mu bikuta, nyura ahantu hafunze, ariko ntituzongera gukoranaho namwe kireka ku munsi nzagaruka. Ndagira ngo nkubwire, yapfanye agasuzuguro bamusuzuguye, azukana icyubahiro, azukana icyubahiro, azukana icyubahiro umwami w'abami. Ndagira ngo mbabwire rero, urupfu dupfana nawe no kuzukana nawe. Iyo umukristo yemeye gupfa ku cyaha akazukira mu gukiranuka, azukana ubuzima bw'icyubahiro. Amen, amen, amen. Pasika nziza, pasika nziza. Hari abantu batanyakiriye. Pasika nziza, pasika nziza. Haleluya. Ni muzima chunguzi wanjye, chunguzi wanjye, ni muzima. Yego 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 zamura. Akoze cyane, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Reka tubakomere amashyi abaririmbyi, Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Reka twiyegereze abashyitsi maze tuze kwinjira mu mwanya wo kuza no kwakira umutumirwa wacu uri buze kutubwiriza, tukaza gusoza turyigaburo. Cyakujyanyura kirangiza avuga amagambo 7 mbabwiye. Niki zakwima? Ni giki? Niki yakwima? Niki Imana yatwima? Hari igihe usanga ngo nge narasenze naratagangaye. Ntiwatagangaye, waritagangaje. Very clear. Ntabwo watagangaye kuko impamvu ya mbere, gusenga hakaba hari ikintu utari wabona, ntibisobanura ko Imana yakikwima. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Kuba rero igihe kitari cyagera ni ikimenyetso cyo kwitotomba kwawe ko gucogorera mu nzira, kugira ngo umwanzi akubwire ngo va ku iyo Mana, va kuwo Yesu wamenye. Ariko iyamuduhaye ikamuduha, ikamuterura, ikamutanga, ntatanga muri 5 mfite ngo ntange mwumwe. Mfite 5 nge singira numwe. Nkaba ntatanga Willy, ntatanga Blaise, ntatanga mubatiza wanjye, nkaba ntatanga Face umukobwa umwe ngira, nkaba ntatangira iranzuri hariya ninde. Ubwo iyo iramuterura, iramuzana, iramuduha. Izaburite kumuduhana n'ibindi. Haleluya, haleluya. Ariko duhora twacitse intege ngo nge naratagangaye, narasenze. Watagangajwe niki? Niki cyagutagangaje? Niki cyagutagangaje? Ngo mbona abandi ngo nge senga, abandi bagasubizwa, ngo nge sinsubizwa. Ngo abandi bagira amamodoka, ati nge ntayo ngira. Reka da, hari umunsi wawe, hari igihe cyawe, kandi kiri mu ibanga, kiri mu ibanga. Yesu azakwiyereka, ukareba imirimo ye, ukayumva, ukayuza. Imana ibahe umugisha, murakoze. Twiyegere. Niyo nsaba Jacques yaduhaye ubuhamya, ijambo ry'Imana agenda atari tubwiye, ariko twaranezerewe. Amen, amen, amen. Harabari bahari, abari bahari, mwari muhari. Ese mwarafashijwe? Mwumvishe aho Imana ikura n'umurongo Satana dukatira tukawurenga? Mwarabyumvishije? Hari abantu bashobora kumva ibintu bakabisigaho, kandi ingaruka uru rugendo turimo hazabamo kubazwa. Nicyo kibazo cy'urugendo rw'agakiza, habamo kubazwa. Iyo umaze kwizera
ugatangira urugendo imbere uzabazwa. Rero bantu mwumva ibintu mukabisiga muzabazwa. Mujye mumenya ko ibyo twiga twigishwa buri munsi tuzabazwa. Amen. Rero turi kumwe nawe, ari kumwe na mugenzi we umushumba nawe yaje, ariko reka sabe banze bwira abatari bahari bakumbere mikoro, maze mwene data nawe uramutubwira mukanya turaje tubahakanya muze kudufasha mu bindi. Haleluya. Arakoze umushumba kongera kuduha ikaze. Mazina yanjye nitwa Jacques Niyonsaba, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Yesu aduhana umugisha. Murakoze.